ninjira muri sinema bimpuza n'abo bana nkabasha kubaganiriza no mu buzima busanzwe kandi rwose bakanyumva kabona ko bamfata nk'ikitegererezo cy'umubyeyi nicyo kintu kinshimisha kandi nanjye numva nishimye rwose kubana nabo. Yego bangura bahugura none kuba naryamana n'umugabo utari wanjye yorore rwose none ntago muryamana nyine hamwe babigaragaza bakagira ngo uryamanye n'umugabo utari wawe ntabwo na acting iri rwose pe ariko kubugaye ngo nawe urabyumva hari abana banjye banshyigikira cyane ngira ngo hari uwabonye muri filime uriya we rwose Ketty yego uko biri kose ntabwo yabura icyo akora hari ibintu byinshi umuntu yayakoresha. Suze kandi mbifurize amahoro y'Imana isa n'ihirwe mu buzima aho muri hirya no hino mu gihugu. Mike yanjye irihora nakiriye umubyeyi kuri Iris Rwanda TV kandi twayikaze. Murakoze cyane. N'umuyoboro benshi baziho filme ariko n'umuyoboro tujya tuginyira guca twanyuzaho n'ibiganiro bitandukanye. Nakiriye umubyeyi yagiye gutangira atwibwira. Amazina yanjye nitwa Rose Umugiraneza. Ndi umumama nkuko yabivuze. Mfite umugabo n'abana. Nk'abantu hano muri Musanze. Imana yakugiriye neza ntiyakugira Sara. Oya. Jewe yaranyaguye rwose. Yego. Uti ubundi abantu bakuzi bakunda guhamagara mama ndi. Ku mazina y'umwana bampamagara mama Kado. Niryo bazi hano. Kado niwe mfura. Oya, Kado n'umwana wanjye wa gatatu. Ariko abambonye babashije kumenya inaha muri Musanze niwe nari mpetse bagize ngo hari niwe mfura ariko n'umwana wanjye wa gatatu. Turakoresha mama Kado. Yego. Mama Kado rero turagushye muri Musanze ko hari imbeho. Imbeho ni ibisanzwe maze uyu munsi hiriwe izuba. By'umwihariko tusanze muri kuri seti bimeze nk'abantu muri filme. Uriye n'uruganda rwa sinema. Ndi umukunzi wa filime nkaba n'umukinnyi wazo. Yego. Ndi umukunzi wa filime nkaba n'umukinnyi wazo. Yego. Nkariyo wakunze. Nkunda kuzireba, nkunda bana n'abazikina kandi nanjye nkazikina. Umwuga wa sinema rero umazemo igihe kingana iki? Ntabwo ari kinini cyane. Nabitangiye umwaka ushize. Yego. Dizi nta mwaka urashira ubwo. Inzozi zo gukina filime zaje gute ku muntu kubonye biragaragara ko ukuze urashingira? Oya. Cyane baragushingira. Ndi hafi. Bazakora iki bwa mbere bazazana umukazana cyangwa bazatanga umugeni? Uzabanza ni kuko bose ndabafite. Mfite abakobwa, mfite n'abasore ubwo uzumva ashaka kubanza rwose. Imfura n'umuhungu, kurikiye n'umukobwa. Ubwo hagati yabo bose uzabanza ni uzumva ashaka kunzanira umukazana, uzumva umukwe ari hafi niteguye kubakira. Akiyo bimeze gutyo ngo umubye abahanze amaso babana kugira ngo nta kintu gishimisha umubye nko kubona ko zubukwe bukarangira amahoro. Cyane rwose. Bakagerekaho no kubyara kabona abuzukuru. Iyo mirimo yikurikiranye burya biba byiza umubyeyi ashima Imana. Atashima Nyagasani. Uruganda rwa sinema urwinjiyemo washingira wakinana n'umwana wawe. Hari n'agace ka filime nabonyeho gatoya wenda turaza kukagarukaho. Byashe gute izo nzozi uti ndabikunda nkunda filime nkunda no gukina byaje guterera? Gukina ukuntu byaje ntabwo nubwo nzikunda nari nzi ko nzisanga mu bazikina ariko nahuye n'abazikina bambonamo ko nanjye nabishobora. Ni muri urwo rwego nahuye filime ya mbere nakinnyemo bari baje kunsaba location. Bahageze bati ariko turabona
uri mu bamama twumva twifuza ko wadukinira filime tukiri aho ngaho se gato wabahaye location imbere yuko ubemerera gukina? Baje bani mbese hano nkorera ni ku ivuriro, bari bafite filime irimo umurwayi bifuza kuhashutingira, ndabibemerera. Maze kubibemerera baranyitegereza batari ko turabona rwose unadukiniye sene y'umumama dushaka byadufasha. Mbabaza icyo bisaba, barambwira bati nta kindi ni gukoresha imyitozo tukareba. Sanga mbishoboye rwose, ngo ntangira gutya. Usanze urabishoboye, barabikwemereye, utangiye gukina? Yego. Filime ya mbere nakinnye yitwaga Dota. Yego, yari yo umusore witwa Olivier. Niwe ari director wawe. Niwe? Yego. Yari amashariki ariko director ari Olivier. Uvira inyuma ari Olivier. Yego. Ko ntiyagiye hanze? Ntabwo yagiye hanze, ngira ngo iracyari muri iyo kampani ya mashariki, bashaka bakishakira isoko, ntabwo mbizi. Filime imaze kujya hanze, ntiyagiye hanze, ushobora kuri muri festival hirya no hino mu gihugu. Nkawe ubwawe ugihinguka imbere ya kamera wumva umeze ute? Numvise ari ibisanzwe cyane nk'umuntu mukuru, kuko usibye kamera guhagarara imbere y'abantu ntabwo ari ibintu numvaga bintunguye, kuko ndi umunyamasengesho, nkunda guhagarara imbere y'abantu babwiriza mvuga ijambo ry'Imana, mbayoboye materaniro gutyo. Yego. Cyane kigaruka amasengesho, ijambo ry'Imana. Dufite abantu benshi b'abantu ko twagiye dukorana umurimo w'Imana, ndetse dufite n'abantu twakoranye filime n'uyu munsi wa none, bose turacyari kumwe mu mpande zombi. Uzabihuza ute? Burya umuntu niwe wiha gahunda. Nkimara gushaka kwinjira muri ibi bintu nabitekerejeho, ndanacara umwanya, mbifatira umwanya wo kubireba neza niba bishoboka koko nazabihuza. Nsanga rwose jyewe ubwanjye nihaye umwanya nabishobora. Yego, kandi ntibigire icyo byica. Umuryango wabyakiriye uti? Abana ari wowe n'umwana wawe nabonyemo, ninde wagezemo mbere? Jyewe ni jyewe wagezemo mbere. Ngezemo ndabikunda. Hari filime twakinnye yitwa Fake Bride, yadirected na Chris. Yego, ubwo arimo akora casting, hari umwanya warimo umukinnyi aza gusa nkaho ataboneka. Yego. Birangira rero mbahaye umwana wanjye, kuko nabonaga bishoboye. Yari ahari se? Umwana muri uwo mwanya yari ari mu rugo? Yego, yari ahari. Ni byiza cyane. Ni filime y'Inyakigali, ni Nyamusanze, ariko ifite amashusho meza, iragaragara neza, ica n'ahantu heza. Gira gutya mikrofone mbe ndi kwireba kwa Onizima nze kuyibona, inagaragarana neza cyane. Namushimiye cyane Chris, ni umwe mu bantu bagira uruhari mwitezwa cyangwa se mwizamuka rya sinema hano mu karere ka Musanze, by'umwihariko mu majyaruguru no ku rwego rw'igihugu hanageze, ntabwo ari ahantu habi. Wisanze muri sinema rero, sene yakugoye mu masene umaze gukora? Sene yangoye amasene maze gukora no kwakutinga ndakaye, vuga nabi, byarangoye, ariko kubera ko ari filime nyine ndabikora. Abandi babikunda kwakutinga gutyo? Barabikunda, ariko burya hari characteri z'umuntu iyo zisanzwemo akazihuza no kuzakitinga biramworohera, ariko jyewe ni ibintu nabanje kwishakamo. Yego, byavuye kure. Ariko ndabishobora, kuko ndi umuntu ikintu cyose nshatse ngomba kukigeraho. Yego. Comment zaturutse ku bantu batandukanye bagikona muri filime? Comment z'abantu batandukanye, hari abamaye courage, abandi bati rwose kuvuga nabi ntabwo ari ibintu byawe, ariko nta kundi ni filime.
yego gusa abenshi bambwira ko mbishoboye. Nk'umubyeyi ukuze uzi kumanaginga situation nyinshi n'abantu benshi ubifata utiyo ubona wirwanye na rura rubyiruko abajene inkumi n'abasore bakitinga filime kubisangamo ntabwo byangoye cyane ko mu buzima busanzwe nkunda abana nkunda urubyiruko cyane runyibonamo mu buzima busanzwe ngo nkunda kubana nabo cyane kuko nk'abana banjye ni bakuru urumva umukuru bafite imyaka igera muri 30 umuto agize 12 urumva ko abana 8 banjye nirirwamo bangana gutyo no kwirirwa muri urwo rubyiruko rwo muri filime n'ubundi mbabona nk'abana banjye kandi barabinkundira cyane n'ubundi bamfata nka mama wabo. Yego uyu munsi ubona n'uruganda rwa sinema wajemo amafaranga rurimo ni nkaha ni ntayo ahubwo bisaba kumanza ugashora kugira ngo uzagere aho barwakwinjirije benshi babizamo kubera urukundo ariko bagacika intege kandi business yose biba ari guhatiriza rero ushora uyu munsi wa none bikanga ejo ukongera ugashora bikaba byagira gute byakunda. Ni cyo kintu kiza umaze kubona muri sinema kuva umaze kuyigeramo kiterimo amafaranga? Ikintu kiza maze kubonera muri sinema bimpuza n'abo bana nkabasha kubaganiriza no mu buzima busanzwe kandi rwose bakanyumva kabona ko bamfata nk'ikitegerezo cy'umubyeyi nicyo kintu kinshimisha kandi nanjye numva nishimye rwose kubana nabo. Yego bangura bahugura kandi muguro bakazumva. Yego kuko baravangura ukungura ukurane n'amasaka niko birivuga. Ariko ngerageza rwose ko baza amasaka ko urukundo. Rore rero yakugora uyu munsi wa none kuyikina? Rore yangora uyu munsi wa none kuba naryamana n'umugabo utari wanjye yorore rwose. Nuni ntabwo muryamana nyine hamwe babigaragaza bakagira ngo uryamanye n'umugabo utari wawe ntabwo na acting iriye rwose pe. Ariko kuba umubyeyi kuba umuyobozi kuba ese umwana waza actingana n'undi mugabo burya birata cyane ko ndagira ngo mbwire abantu nkiri kuri iyi kamera wenda hari abazabyumva biriya bintu ntaho bihuriye rwose ibyo mubona ntaho bihuriye ntabwo bari abantu babagaragaza baryamye nkuko mubivuga kuko nta muntu waryamana n'umugabo w'abandi imbere ya kamera noneho nanjye uba ndi kuri shuti haba hari abantu benshi twese duhagaze tureba biriya bintu bifite uko bikorwa ntabwo biba bimeze uko mubitekereza. Yego ubutumwa buratambutse ndabutambukije ejo hatazagira ubibona wenda yabona mu mwana wanjye akavuga ati uriya mubyeyi yemeye ko umwana we bigenda kuriya ntabwo bihuriye rwose. Nibutse badukurikiye kuri Iris Rwanda TV ko ikiriyo cy'urukundo mu Misiri imbere mugiye kongera kukibona ariko kandi twagiye kubazana mu muyoboro mushyashya w'iyobokamana witwa Ndinde wowe urinde mu nzira y'agakiza mu nzira y'iyobokamana uhagaze gute? Turi mu gihe cy'ubukristo benshi basubiye inyuma atari uko insengero zafunzwe ahubwo ari uko ibyaha byagiye byongera mu mitima y'abantu. Icyo kintu ndashaka ko buri wese azajya atekereza ngo ndinde mama nzakikoza icyo kibazo igihe kizagera nzari cyo kinzanye nkubaze ngo urinde ndinde nzagusubiza nanjye wondewe. Mukole subscribe like share na comment kuri Iris Rwanda kugira ngo ifilme kiro cy'urukundo bwiza bigarutse by'umwe bitarenze 2 murayibona muzongeye muryoherwe nayo. Ikindi cya kabiri mudusure kwa Teacher Shop ducururiza muri Goyiko ni wambika abakinnyi ba filme acuriza muri 5 Bosco Design acuriza muri 4 acuruza imyenda y'abagabo. Turi kumwe na Centre Pastoral Notre Dame de Fatima ni hotel nziza cyane ifite jardin nziza yes turi kumwe na Centre Pastoral Notre Dame de Fatima ihereye hafi na Kamuhoza uzamuka ku muhanda wa Kinigi. Turi kumwe na Lipia Restaurant n'abafatanya bikorwa bacu bibe byose b'inshuti z'akadasohoka tubashime cyane kuba bagiye babana natwe mu mafilme bakaduha amawifi bakaduha location bakaduha buri kimwe cyose nkenerwa mwakoze. Bless you so much kandi turacyari kumwe namwe ndacyari kumwe na mama Mado Kado gift Chege mwara wa France none utinje mu cyongereza tugerageza kwisanisha na Ketty Kesi Sentia
tuva ku mwuga wa sinema cyangwa se tutarawuvaho byimbitse, umutware wawe comment we? Ya umutware wanjye aranshyigikira, kuko kugeza ubu atanshyigikira ntabwo nabijyamo, kubwo kumwubaha, kumwumvira, ntabwo najya mu bintu atankundiye. Nawe ni umurokore? Yego. Ubuse ntuzaba umaze kugera kure, yabona abantu batanye kugushyiraho comment nyinshi akabigukuramo ukabuzambije filime z'abandi? Oya, ntabwo yabikora, ndabizi. Kuko tubiganiraho kenshi, azi ko mbikunda kandi icyo nkunda aragishyigikira. Kandi ntihapfukiranya amarangamutima yawe? Oya rwose. Uwo niwe muntu ubukenewe cyane. Mu bishoboka yanshyigikira. Uyu munsi wa none ugize gutyo ukabaga guhamagara ngo ujya kwa acting Kigali, kuko uburyo winjiye muri filime ntabwo wari uzi ko nje nakona nk'umuntu winjiye muri sinema. Nanjye naje hari abandi bambanjirije, nanjye hari abankurikiye, kandi na nyuma yanjye hari abandi bazaza. Ukabona uragutse, ni cyo kintu wakora mbere nk'amafaranga ushobora kubona aturutse mu ruganda rwa sinema akaza ari menshi ka miliyoni, ni cyo kintu wayamaza bwa mbere? Ariya mafaranga nyabonye avuye muri sinema, icyambere nakora no gushima Imana, no gukuramo icya 10. Tufata ibihumbi 100 ngatwara mu rusengero. Tangurira ibihumbi 100 ngatwara mu rusengero. Asigaye ubwo nawe urabyumva, hari abana banjye banshyigikira cyane, ngira ngo hari uwabonye muri filime uriya we rwose. Ketty. Yego. Uko biri kose ntabwo yabura icyo akora, hari ibintu byinshi umuntu yayakoresha. Nkunda no gufasha, nkunda gufasha abantu. Hari igihe wibanza ariko ukareba n'abandi. Yego. Okay. No mugisha kugaragara muri filime ko wactingamo, biragaragara ko uri umusirimu, ugaragara nk'umunyamafaranga. Oya, ntabwo biriya bisaba amafaranga. Bisaba kubikunda no kugerageza. Burya ntabwo kwambara cyangwa sinzi ubusirimu ushatse kuvuga, niba ari mu myambarire, niba ari mu kuvuga mu look, kuga imigaragarire. Okay. Bitabibona ko udasohoka mu nzu y'ijyondo. Burya sinzi niba yarigeze ugera muri Kongo. Nageze hano utari kare. Niyo wajya hariya mu birere. Na birere. Abakongomani ni abantu bazi kubaho neza kandi badatuye heza. Bataha mu nzu z'imbaho. Cyane rwose, niba barabonye. Naraye yo nkarara. Rero uko ugaragara hanze, cyakora biguhesha kuba ntawakunyuza mu ijisho. Gihe cyo nicyo ngenderaho, burya nshaka kugira ngo simashaka kwigaragaza hanze uko ntari nanone, ariko burya uko biri kose tuba tugomba kwiyubaha. Noneho bikurikiye uko turi n'abakristo tuba tugomba kugaragara neza. Wenda ibindi tuzabiganiraho, turacyari kumwe dufite umwanya, ariko tuguhaye ikaze muri sinema nyarwanda. Murakoze cyane. Igicumbi cya sinema. Murakoze cyane. Hari ubutumwa wahereza abanyarwanda bagukurikiye kuri Iris Rwanda TV? Mwanya n'umwanya. Ya kuri Iris Rwanda TV ndashishikariza abantu kugira ngo bakunde filime nyarwanda. Nukuri ntacyo bitwaye kuba twazikina turi abanyarwanda mu Rwanda iwacu. No kuvuga ngo filime dukina ziba ziri mu butumwa butandukanye kandi burimo inyigisho buri wese yakwisangamo. Rero mudukundire, muzirebe, mukore subscribe, share, comment, byose turabikeneye kugira ngo mudutere imbaraga zo kugira ngo ibintu tubikunde kandi tubikundishe n'abandi. Murakoze cyane. Murabibona rero nari musanze kuri seti nuko yarari gukina ameze mwe kuvuga ngo ntabwo twabanje kumutegura ngo amanza asokoze afite na tire nziza yani muyibona muri filime. Ndapininga hasi filime yitwa Pinning ihe muzo wakoze. Okay. Muraza kwibona hasi imwe mu mafilime yakinye mutugushime wakoze cyane.